Rwanda SCDA Imnizi. Nkwifurije ibihe byiza nshuti muvandimwe nawe mushiki wanjye duhuriye hano kuri Rwanda SCDA Imnizi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano tuguhaye ikaze kandi tukwifurije ibihe byiza muri byose. Tubere umunyamuryango ukanda kuri subscribe ubutaha kugira ngo utazacikwa n'amateka y'indirimbo tuzabagezaho. Niba hari indirimbo ifite amateka ateye agahinda, ni indirimbo ya 65 ivuga ngo nkunda kwiringira Yesu. Uyu munsi twabateguriye amateka y'indirimbo ya 65 ivuga ngo nkunda kwiringira Yesu. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka, avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu ntarame. Mbese nawe umuntu umeze atyo warushye umureba cyangwa nkanjye wanshyira mu rubanza? Niko muri Yobu igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza wa 3 havuga. Amateka y'indirimbo y'uyu munsi aratubwira iby'umuhimbyi witwaga Louisa Steed. Louisa uyu yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, avuka mu mwaka w'850, ariko Louisa mu mwaka w'871 yavuye aho mu Bwongereza yavukaga ajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atura hitwa Ohio. Louisa muri we yahoraga yumva yifuza kuzaba umumisiyoneri, yumvaga yifuza kuzaba umumisiyoneri udasanzwe, akajya yivugira Imana uko bwije n'uko bukeye. Ariko Louisa yari afite uburwayi bwahoraga bumubera imbogamizi, bityo bigatuma atabasha kugera ku nzozi ze zo kuzaba umumisiyoneri. Louisa igihe cyarageze mu mwaka w'875 arashyingirwa, we n'umugabo we babyarana umwana w'umukobwa witwaga Lily. Louisa yitwaga Mama Lily, umugabo wakitwa Papa Lily. Nuko umunsi umwe Papa Lily, Mama Lily na Lily wari ufite imyaka 4. Kuri uwo munsi wari umunsi imirasire y'izuba yashashagiranaga, wari umunsi izuba ryatumaga bagira ibitekerezo byo kujya mu cy'urubyiruko rw'ubu bita kuryoshya, aho wirengagiza ibihe bibi, ibihe by'intambara waba urimo byose, maze ukajya ahantu hatuje hatuma ubwenge busubira ku gihe bukaruhuka. Ahantu hameze nk'aho niho Papa Lily, Mama Lily ndetse na Lily bifuzaga kujya. Nuko bahitamo ikirwa giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri New York, ikirwa cyitwa Long Island Sound. Nuko ubwo bari muri ibyo bihe hafi y'amazi magari, amazi yo kuri icyo kirwa, nibwo bagiye bumva urusaku rw'agahungu gato karuhamye muri ayo mazi. Papa Lily nk'umutware w'umuryango kandi umunyampuhwe ntiyatinze kujya kureba ibibaye kuri ako kana k'agahungu katabazaga. Nyamara kandi kuri Papa Lily nawe bwari ubwa nyuma arebye izuba, bwari ubwa nyuma yumvise ijwi rya Mama Lily na Lily, kuko yari abasize atazongera kugaruka ukundi. Papa Lily ubwo yitereraga muri ayo mazi ngo akize akana kamutabazaga, ikibabaje nawe yahise arohama arapfa. Ndakwiringira Yesu, indirimbo yahimbwe na Mama Lily ubwo yari amaze kuba umupfakazi asigaranye Lily umukobwa yakundaga. Mama Lily
ku bw'ibyo bihe bibi yarushijeho kwiringira Imana no kumva akomejwe n'amateka yayo. Ku bw'ibyo bihe ngo Mama Lily yabaye umukene. Ibyo abapfakazi n'imfubyi barabizi neza, ariko Mama Lily yakomeje kwiringira Imana, maze igihe kimwe yandika iyi ndirimbo ivuga ngo nkunda kwiringira Yesu. Nkunda kwiringira Yesu, nkunda kwiringira Yesu, nkajya mwumvira rwose no kwizera umurage we n'amateka y'Imana. Nkunda kwiringira Yesu, nkizwa n'amaraso ye asendaho ibicumuro, niyantunganya rwose. Nimenye kumwiringira sinzaba ngicumura, niho nzagira ubuhoro n'ubugingo bw'iteka. Mpimbajwe no kukumenya Yesu mukiza nkunda, nizeye kumora hafi nuko ngumana iteka. Nkuyoboke mwami rwose, najya gashidikanya, Yesu mwiza nkunda, fasha nkumvire rwose. Bivugwa ko itariki nyirizina Mama Lily yandikiyeho iyi ndirimbo itazwi neza, ariko bivugwa ko ari hagati y'umwaka w'880 n'882. Mama Lily kera wahoraga yifuza kuzaba umumisiyoneri, yaje kwerekeza mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho yakoraga iby'ubumisiyoneri. Ahageze yongeye gushyingiranwa na Robert Woodhouse wavukaga muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo, ariko Mama Lily yaje kwisubirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwa rwa burwayi bwajyaga bumubuza n'ubundi kugira icyo akora. Iyi ndirimbo yaje gushyirwa mu njyana n'umunyamuziki ukomeye witwaga William James Kilpatrick. Lily yaje gukura akajya nawe akora umurimo w'Imana, ariko Mama Lily we ku bwa yandwara mu 1917 yaje gushira mu mwuka arapfa. Ngayo amateka ya Louisa wahimbye iyi ndirimbo ya 65. Nshuti muvandimwe, nawe hari ubwo waba uri mu ngaruka z'ibihe bikomeye mwene muntu anyuramo, ibihe bigoye, ariko igisubizo no kwiringira Imana nka Louisa uyu munsi twitaga Mama Lily. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye cyane wowe nshuti muvandimwe twabanye mu kumva aya mateka y'indirimbo yitwa ngo nkunda kwiringira Yesu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora kuri subscribe kugira ngo ubutaha utazacikwa n'amateka y'indirimbo tuzabagezaho. Niba kandi ushaka kudutera inkunga y'ibitekerezo cyangwa se kuduha inama zitandukanye, watwandikira kuri Facebook Rwanda SDA Imnizi cyangwa Jacques Lamek. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Rwanda SDA Imnizi.